Mu Rwanda ngo abapasiteri bamaze kugurisha abana 72 mu baburiwe irengero mu Rwanda. Inteko ya Sena yateranye yaje gutungurwa no gusanga bamwe mu bapasiteri barishuye mu mirimo yo gucuruza abana ndetse n'urubyiruko babashukisha akazi cyangwa ibindi bikorwa runaka bibunjiriza inyungu mu buryo butunguranye. Sena yatunguwe no gusanga bamwe mu bapasiteri bakora ivugabutumwa ry'u Rwanda bisanga mu nzira zo gucuruza abana hanze y'igihugu babashukisha imirimo, bamwe bakabashora mu mirimo yo gukora video z'urukozasoni. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda ikomeje kugayisha iyobokamana ry'u Rwanda, aho bagaragaweho n'iki cyaha gikomeye cyane. Sena yahise itegeka ko bakora iperereza ku bapasiteri bose bakora umurimo w'ivugabutumwa mu Rwanda kugira ngo amenyekane ko nabo batishora muri ibyo byiciro byo gucuruza abana b'Abanyarwanda. Sena yahise ishyiraho itegeko rikwiye kugonga buri muntu wese ndetse n'ubushakashatsi kugira ngo barebe niba koko aba bana 72 baragurishijwe n'aba bapasiteri cyangwa hari iyindi mirimo runaka babashoyemo. Mu Rwanda icyaha cyo gucuruza umuntu ni icyaha gikomeye gihanwa n'amategeko, dore kuba cyishuyemo bitamugwa amahoro kuko afungwa igihe kirekire nk'imyaka 30 cyangwa igifungo cya burundu. Naho nge wumvaga ni Damour, iyi ni Damo Content, kora subscribe.